ijambo ry'umunsi. Izere Imana kwiza kubihagarika byose. Buri munsi mu buzima bwawe ibuka yuko ukorera Imana y'imbaraga cyane, Imana y'igitangaza, Imana idasanzwe. Imana ishobora guhindura imitima y'abami. Uri mu bitekerezo byayo muri aka kanya ubu nyine tuvugana. Amarira yawe, ibibazo byawe, ubwo ufite kuri buri kimwe cyose, ibintu byose biguhangayikishije, Imana ibyitayeho cyane. Humura, Imana irahari kandi irakuzirikana. Imana iri hafi kugira icyo ukora mu buzima bwawe. Icyo usabwa gusa ni ukuyizera. Soma Zaburi igice cya 46 umurongo wa 9. Atuma intambara zirangira. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.